hari ibintu bitatu bikubwira ngo Imana yaje mu kibazo. Ijambo rya mbere, Imana iraceceka ntiyongere kuvuga. Imana ihabwa icyubahiro. Ubundi uzaba iki? Ntabwo numva ikintu uzaba kubera ko wakabaye warapfuye. Ibyo biba byararangiye, uba waribagiranye, baba kwibuka nk'abandi, imva zarameze ibyatsi. Ubundi uzaba iki? Ubundi uzaba iki? Inyanja turayambutse. Inyanja turayambutse. Inyanja turayambutse. Haleluya! Haleluya! Rangurura maze utangariza abafite intimba we. Bwira nabo bose bashaka kwiyahura. Ufite Imana itabara abantu. Rangurura maze utangariza abafite intimba we. Bwira nabo bose bashaka kwiyahura. Ufite Imana itabara abantu. Kanangire mbasuhuza n'ubundi mu izina rya Yesu Kristo. Nizere ko mbese neza nk'ibisanzwe. Ni Bishop Gafaranga cyangwa se ni kuri Gafaranga na Murava. Abana bari amahoro ndabona shima Imana. Uyu munsi rero dufite umugisha ukomeye udasanzwe. Naho Satani yagaba ibitera ariko dufite umugisha udasanzwe. Ni amahoro, Murava ni amahoro. Kandi cyongeye uno munsi ntabwo bivuze ko bari Murava na Gafaranga. Twagira umugisha udasanzwe ukomeye cyane. Turi kumwe n'umushumba wacu, umubyeyi wacu. Imana n'umugisha, umushumba dukunda kandi twaboneyeho umugisha. Kuko ndabizi ko mu kanya nabikoze hakiri kare dushobora kutaza kuri undi mwanya kuko hari ikirere, hari ibintu bigiye kuriduka, hari ibintu bigiye kuremeka kubera ko ndabizi. Ndimo ndabyumva kandi ndimo ndanabyiyumva. Mu bivuga ngo rero uko bibabwiye n'umushumba wacu dusenga ku wa gatatu guhera saa 3 kugeza saa 10, tukongera tugahera ku cyumweru nabwo tukajya amatara aturuka saa 8, saa 7 kugeza saa 9 n'igice. Tukongera tukagira ndiyo kuri online, tukayagira ku wa 4 guhera saa 1, Imana ikaduhanurisha n'ayandi ku wa 6, tukanabwiriza kuri radiyo ku wa 2. Kuri radiyo Mucyo. Ubu turi muri studio radiyo Mucyo. Bivuga ngo urumva ko kubana natwe n'iby'agaciro. Kandi ku wa 6 ari umunsi udasanzwe, umunsi wo kwisanzura gusenga. Abarwayi barasengerwa, ibyifuzo, bafite ibikomere, abari abavuga ubutumwa bagiye batandukanye, umushumba wacu abahari kandi
umuhanuzi kandi Imana yahagurukije kugira ngo ayikorere muri ibi bihe. Bivuga ngo rero bari iminsi idasanzwe kubana natwe, rero biba iby'agaciro kuri twe no kuri mwebwe. Karibu rero kuri iyo minsi nababwiye, n'abajya kuri Instagram yanjye mushobora kubona post njya postinga, mwarebaho na nomero, mushobora guhamagara umushumba, mwahamagara nta kibazo, ubundi bigakomeza bikagenda neza. Ariko mbere y'uko umushumba wenda agira icyo avuga, murava umeze neza kugira ngo maze n'ubijwi ye kugira ngo ngire undi muntu nakira. Yego. Turi kumwe na umukozi w'Imana ni Seti, Imana n'umugisha uri kuri kamera, uri kuri piano bakaba bamwita Juste. Tukaba turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana hariya, nayo baramuvugira Sandrine. Tukaba turi kumwe n'undi mukozi w'Imana bita Kamarade, nawe agiye kuza tugira, ariko Satani adukoza akantu muri aka kanya, ariko natwe tugiye kumukora akandi n'umugirega kandi. N'ubundi hari ukuntu Satani wamugabyeho igitero gipima tone akakirwanya akagira ngo birarangiye, ariko mbwira Satani ahantu ariko tugiye kumukubitaho tone nka 200. Amen. Karayiye akazu kandaye ubuturo bw'Uwiteka buri hafi kumanuka. Akazu kandaye ubuturo bw'Uwiteka buri hafi. Karayiye akazu kandaye ubuturo bw'Uwiteka buri hafi kumanuka. Karayiye sivuga ngo simva yari kureka kambe ngabanyutse kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Bashobora murakoze angano abungu bawe utoza n'ahatiba uza gushyira ibyo wadutoreje mu bikorwa. Amen. Murakoze cyane Gafaranga na Murava, Imana ibakoresha cyane. Nishimiye kuba kuri aka gatuti. Yego. Ka Murava na Gafaranga nishimiye, ndetse n'abakristo dushumye abakurikirana Imana mugisha. Nitwa Pastor Eric Semubyimana, umushumba muri Blessing Miracle Church Kimironko. Amatangazo Gafaranga yabahaye n'abana b'itorero n'abana bacu, twese turahatanye twajya hejuru. Naje hano kugira ngo dutarame, dutarame kandi abana b'Imana bari barafatanye, kandi iki gitaramo kiza kutunezeza mu izina rya Yesu. Baje kuririmba kugira ngo Uwiteka abone ko hari abantu ku isi bakeneye, kandi abantu benda batukurikiye bazi ko gufatanya natwe bimenyekane ko hari igitaramo cyabaye uyu munsi. Hari abantu batari mwiza, hari abantu Satani ararwana ariko ntakajya nesha. Ndashimira Yesu. Yego. Yamwatse. Bari musoma ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko aragenda mwaka imfunguzo. Ubundi imfunguzo zisobanuye kunesha. Yarigiye mwaka kunesha. Satani umunsi ararwana, yanagukomeretsa gutya.
yanakurasa umuntu ukagufata ariko ntabwo yakunesha. Burya wanasita ni nako Mika yaravuze ngo umwanzi wanjye wigishimira kuko ningwa umwami wanjye azamutse. Rero shitani burya ashobora gushyira umunyera ari mu nzira ariko hari ikintu afite kunesha. Yadukoroga, yaturwanya, yadusakuriza ariko ntabwo afite kunesha. Gatubwire n'abantu bakurikiye afite kunesha. Iri jambo Yesu yabwiye Yohana ikibazo ndinjiye kandi kibagiye Patmos mu gice cya mbere. Yesu yariyeretse Yohana utagabira Yesu amwiyeretse aramubwira ngo yewe Yohana ngo yumve iryo jwi yumvaga rimeze nk'iry'amazi asuma kubona niba acuranze bacuranga inanga zabo bazihinda hanyuma yikubita hasi ameze nk'umupfuye hanyuma ngo agiye kumva imivugo bamukoze hanyuma ngo kuramuhaga gusa aramubwira ngo Yohana icyakora njye narapfuye ariko uyu munsi namugenda ubwire bamurava n'abandi bakurikiye wababwire ngo nazuka bifuza ndetse n'igusa birasobanuye kunesha. Abantu wenda batwumva bari bumva bananiwe gutinya kubera ko Yesu afite kunesha. Yesu shitani yakutwara ariko ntabwo yakunesha. Hari ukuntu umuntu kurwana ariko ugasanga hari ukuntu kera badutumaga nk'ikintu abantu bakuriye mu cyaro baranyumva nko mu masaa moya wabaga isi yose yahindutse umwijima ari igishirira gusa noneho ugahita utangira gukoresha ubwenge ukagenda ugira gutema ku kizanye ariko noneho muri aka kandi Uwiteka ducaniye urumuri ararwakira. Dushobora kuba twafataga ariko tutabonaga ariko noneho muri aka Sandrine nimba ureba unafata. Haleluya. Bravo. Ririmba ureba unanafata. Yataye kuri ibicumuro byawe siga gutinya amateka shira ubwoba ririmba imbabazi ze haguruka izuba ryawe rirarashe manura inanga uribishije Imana yawe haguruka izuba ryawe rirarashe haleluya inanga uribishije Imana yawe yataye kuri ibicumuro byawe siga gutinya amateka shira ubwoba ririmba imbabazi ze shira ubwoba ririmba imbabazi ze
Yego ni hafi y'igisubizo. Yego.
kuki Yeriko yitambika Yego. ni ukugira ngo utagera mu gisubizo. Yego. Kuki Yeriko ihagarara mu nzira Yego. ni ukugira ngo utagera mu gisubizo cyawe. Kuki Imana isenya Yeriko ni ukugira ngo winjire mu gisubizo cyawe. Reka mbwira umuntu ngo iteka niba wahuye n'ibintu bikomeye Yego. ugeze hafi y'igisubizo. Yego. Yeriko ni hehe muri Bibiliya? Twavuge gato. Yego. Abisirayeli bavuye muri Egiputa Yego. bamaze urugendo neza rwuzuye neza imyaka 40. Yego. Kana profesa? Haleluya. Abantu barahambira ngo Yeriko yawe iraridutse. Yeriko yawe iraridutse. Kugira ngo ugende ugere mu masezerano i Kanani hari ahantu hatatu Imana ikunyuza. Angahe? Ahantu hambere ni ahantu mu kibaya cy'Imowabu. Imana ikubwira ngo ndakwejeje. Imana yabwiye Joshua ngo ca mu bantu ubakebe ngo kandi numara kubakeba ndabejeje. Kugira ngo ugere mu masezerano Imana irabanza ikakweza. Haleluya. Ikagutunganya ukabuwa ugatorana. Aha kabiri ni muri 5 Joshua ibageza ahantu hitwa Igilugari. Iteka iyo umuntu atinze mu rugendo agendwaho n'umwuka w'igisuzuguriro. Ntabwo wagera mu gisubizo ukiri umwuka w'igisuzuguriro. Iyo ugeze Igilugari Imana irakubwira ngo ngukuye wiki igisuzuguriro. Ariko gukuraho igisuzuguriro ni bisobanura ko Yeriko idahari. Yeriko yitambika umuntu wakuyeho igisuzuguriro. Muraharira turahari. Ntabwo Yeriko yitambika umuntu w'ikigwari. Yeriko yitambika umuntu w'intwari. Nimumvisha. Yeriko yitambika umuntu ufite ikimenyetso. Yeriko yitambika umuntu w'umunyembaraga. Yeriko yitambika umuntu w'umunyembaraga. Iyo bakubwira Yeriko bakubwira ko nta winjiraga nta n'uwasohoka. Reka ne kwivuga cyane. Muvuge cyane ngo amen. Yeriko ntabwo yitambika umuntu udashoboye. Yeriko yitambika umuntu ugize gute. Bibiliya iravuga ngo Yeriko nta winjiraga nta n'uwasohokaga. Ni mwumve rero. Mwageze cyane ngo amen. Kugira ngo Yeriko iveho amanuka general uvuye mu ijuru. Igihe Joshua yabuze igisubizo. Igihe abantu babuze igisubizo. Joshua arimo azenguruka Yeriko yabuze igisubizo ngo yahuye na general. Aramubwira ngo uri wacu cyangwa uri mubabisha. Adabubwira ngo niba uri mubabisha avuga tubyambarira ahangaha tubirangize. Mareka arabwira ngo nje none aha ubw'ingabo z'Uwiteka. Ikizanye rero nje guha strategy z'intambara. Ugiswara babita ngo ni mbinu za vita. Imana izanye strategy z'intambara. Haleluya. Imana izanye uburyo ni makita. Yeriko Yeriko. Tutajyana n'abasi. Kandi n'abaturetse. Haleluya. Haleluya. Basi biganza by'Yesu. Haleluya. 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 Yeriko irayiruka. Yego. Yeriko irayiruka. Urayibona iri. Haleluya. Haleluya. Ni munsi. Mwahita ngo amen. Amen. Mu buryo buri geographique. Yego. Yeriko iri mu nzira neza ijya mu burengerazuba bwa Isiraheli mu murwa mukuru witwa Samariya. Iyo ugiye Kayisariya ngo abantu bageze Isiraheli barabyumva. Iyo kugira ngo ugere Kayisariya uca kandi mu buryo bwa kera mu muhanda nyabagendwa w'ubucuruzi wanazamukaga ukazagera ahantu hitwa za Siriya. Kana professor iyo uzamutse urazenguruka ukazagera muri Egiputa ahantu Isiraheli n'Irwanira uyu munsi hamwe mu mva ngo nizahagaza n'ahandi. Kugira ngo umuhanda uzamuke ni ugomba guca byanze bikunze. Hano n'ubutayu na hano n'ubutayu. Munsi gato iyo uvuye Yeriko ukagenda ibimetero 3 ugera ku nyanja yitwa Iyumunyu. Ariko ndafashije. Amen. Muriro. Haleluya. Kandi kizakubwira ko wageze Yeriko hari ibintu bitatu biba kuko nta nzira ubona. Mwanyumva mukanyumva we. Nta nzira ugira gute ubona. Icyakabiri inzira imbaraga zawe zirashira. Icyagatatu habashungerezi bakubwira ngo turaje tubone. Uraje umwari. Uraje usebe. Ndashimira Imana imanukanye imbaraga z'umurengera Yeriko. Haleluya. Murahira? Mwangitabye ngo amen. Birimo ngo muzazenguruka inshuro 7. Ku nshuro ya 7 ntabwo muzasubirayo. Umuntu wese azambukira aho ageze. Reke mbayitangaza muri mwanya ne kuvuga Yeriko cyane. Buri muntu wese agiye kwambukira aho ageze. Inzira yawe iri hafi yawe kandi Yeriko ntabwo iri buhirime aho ugiye kuriduka. Mu bunini bwayo mu bugari bwayo mu bayigose bakomeye nubwo nta winjira nta usohoka hamanutse imbaraga z'umurengera ugiye kwinjira aho ugeze. Niwongere kurira igisubizo kiri hafi muriro. Yeriko. Nituvuga Yeriko ntiwumva Yerusalemu. Umva Yeriko iri mu rugo rwawe. Umva Yeriko iri mu buzima bwawe. Umva Yeriko iri mu buzima bwawe. Yeriko we. Ndakubona uriduka. Yeriko we. Haleluya.
Yeriko we twageranye amateka atari meza habe namba bajya gutubuza ibyiringiro tukabona tutazagira i Kanani. Yeriko we twageranye amateka atari meza habe namba bajya gutubuza ibyiringiro tukabona tutazagira i Kanani. Ariko umunsi umwe mu kwizera Imana yakweretse ukuboko kwayo, nawe Yeriko yanjye nzakwishima hejuru, nawe Yeriko yanjye nzakwishima hejuru, nawe Yeriko y'uburwayi nzakwishima hejuru, nawe Yeriko y'ubukene nzakwishima hejuru, nawe Yeriko yanjye nzakwishima hejuru, nzakwishima hejuru, nzakwishima hejuru, nzakwishima hejuru, nzakwishima hejuru, nzakubona uriduka, nzakubona uriduka, nzakubona uriduka, nzakubona uriduka, nzakubona uriduka, nzakubona Yeriko y'ubutane nzakubona uriduka, nzakubona Yeriko y'ubushobozi nzakubona uriduka, nzakubona uriduka, nzakubona uriduka, nzakubona uriduka, nzakubona uriduka. Ariko turirimba abantu bagataka. Kuririmba bigira umumaro w'ibintu bine. Yego. Bingahe? Bine. Sinzi kuririmba ariko mwancometse. Yego. Mva ndishyizemo ntimuze kunseka. Yego. Amavuta yari ahantu bihuza nayo. Yego. Kuririmba kugira umumaro w'ibintu bine. Ijambo rya mbere, kuririmba byirukana abadayimoni. Yego. Iyo uririmbye ufite agahinda, Yego. iyo uririmbye wumva ubihiwe, dayimoni z'agahinda zirasohoka. Yego. Icya kabiri, kuririmba bituma usabana n'Imana. Yego. Icya nyuma ndaza kugifata tugiye gutaha. Kuririmba bituma usabana n'iki? N'Imana. Muri roratsi. Muvuge ngo amen. Amen. Icya gatatu, kuririmba bitanga amahoro yo mu mutima. Kuririmba. Vuga ngo kuririmba. Kuririmba. Haleluya. Kuririmba bitanga amahoro y'iki? Yo mu mutima. Ndabibutsa ko mu ijuru nta bindi bintu bibayo. Yego. Kanze tukavuga dutahe. Yego. Icya nyuma, kuririmba bikiza indwara. Yego. Iyo uririmbye wizeye, indwara zirirubiriza. Ziragenda. Hari indwara zikizwa no kuririmba, Izo. hari indwara uririmba ikibwiriza Yego. igasohoka. Haleluya. Haleluya. Nubwo ntabizi, Yego. ndibuza n'amavuta yo kuririmba. Yego. Ibintu byose byananira, biraza kwemera mu izina rya nde? Yesu. Haleluya. Haleluya. Kuririmba, ndagira ngo uyu munsi wambara amavuta yo kuririmba. Ngira ngo ntabwo twatangiye turamya, ngira ngo cyane twatangiye dusimbuka. Turagira ngo abantu binjire mu mavuta adasanzwe, turagira ngo abantu binjire mu mbaraga zo kwakira, turagira ngo abantu binjire mu mbaraga zitanga amahoro mu mutima, mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Nzakubona uriduka we, Nzakubona uriduka we, nzakubona uriduka we, nzakubona uriduka we, nzakubona uriduka, nzakubona uriduka, nzakubona uriduka, nzakubona uriduka, nzakubona uriduka, nzakubona uriduka. Erega ubutayu bwatumye ibiganza byawo bisigara mu busa, bagatarika cyane bagahimba kandi batungishije benshi. Ariko baje gukundira nuko utameze nk'abantu, washyize ibanga ryanjye nawe ureye amaso y'abantu. Erega n'uburyo bawe imishinga izambika nyinshi ziba inyuma, bakabasiga ibyashe kugira ngo batazongera guhanura. Ariko baje gukundira nuko utameze nk'abantu, washyize ibanga ryanjye nawe ureye amaso y'abantu. Kandi baje gukundira nuko utameze nk'abantu, washyize ibanga ryanjye nawe ureye amaso y'abantu. Washyize ibanga, washyize ibanga, washyize ibanga kure y'amaso y'abantu. Washyize ibanga, washyize ibanga, washyize ibanga kure y'amaso y'abantu. Washyize ibanga, washyize ibanga, washyize ibanga kure y'amaso y'abantu. Washyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu. Washyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu. Washyize amabanga yacu kure y'amaso y'abantu.
ababwira ngo hari igihe tuvuga Imana abantu bakayitiranya n'izindi Mana. Si Bayali, si Dagoni, si Asheri, si Shitaroti, si Belizebuli, si Ryangombe, si Amahembe, ni Jehova Nisi, Jehova Rafa, ni Jehova Tsirike, ni Jehova Shalom, ni Jehova Shama. Imana itanga urubyaro, Imana ifite imbaraga, Imana ihagije. Haleluya, haleluya. Nawe niba kubaza kucyura n'amahoro, nawe uzababwire Yesu wagiriye neza. nawe niba kubaza kucyura n'igishimo, nawe uzababwire Yesu wagiriye neza. abo musengana niba kubaza kucyura n'amahoro, bose uzababwire Yesu wagiriye neza. abo muvugana niba kubaza kucyuzuye igishimo, nawe uzababwire Yesu wagiriye neza. abo mwebwe niba kubaza kucyura n'amahoro, nawe uzababwire Yesu wagiriye neza. abo mugendana niba kubaza kucyura n'igishimo, Yesu wagiriye neza. Haleluya. Washyize ibanga ryanjye nawe kure amaso y'abantu, iteka iyo tugenda. Paulo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo tugaragara nk'abatariho ariko turiho, tugaragara nk'abapfuye ariko turi bazima, tugaragara nk'abatamenyekana ariko turi birangirire, ngo tugaragara nk'abakene ariko dutungisha abantu benshi. Nimwumve icyo yarashatse kuvuga. Yaravuze ibanga tugendana. Yandikiye abantu mu gice 3 yarabwiye ngo mbega mw'Abaroma mwe ko mwibaza ku Bayuda mwibaza ngo barusha iki? Arababwira ngo barusha muri byose. Ijambo rya mbere babarusha mu bintu byose. Burya bazi kwambara neza, burya bazi kubaho neza, burya ibintu bamwe nabo babibamo, ariko igikuru babitse ibyasezeranye, babitse ibanga ry'ijambo muri bo, babitse ijambo bagenda, babitse ibanga muri bo. Reka mbabwize ukuri, hari abantu batapfa gupfa kubera ibanga bafite, hari abantu batapfa gutsinda kubera ibanga bagendana. Imana yafashe ibanga ryayo irihisha amaso y'abantu. Kubera iki mbonye yaririmbye iyi ndirimbo? Nusoma amateka ni Abisirayeli bari muri Babiloni bazahamara imyaka 70. Nusoma amaganya ya Yeremiya yaravuze ngo inanga bari barazimanitse. Uwababonaga yabonaga bazapfa ejo, uwabonaga
yabonaga bizarangira, yabonaga ibintu byose byarangiye. Ariko Imana ihagurutse uwitwa Yeremiya mu gice cya 29 umurongo wa 11 yamubwira ngo genda ubwire Abisiraheli, genda ubwire abakurikira ba Murafa na Gafaranga, genda ubwire ba Gafaranga n'abari muri literaniro, genda ubwire Sandrine, genda ubwire Murafa, genda ubwire Pastor Eric, bwira Gafaranga ngo Imana izi ibyo yibwira izabagirira, ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza. Ibyo banga murigenda, nijoro murigenda, murigiriranwe, furigwa murifite, izuba niriva murigendane, nimwambara usa murigendane, mwambaye neza murigendane. Imana izi ibyo yibwira izani makoti teretege korewa. Si ngombwa kubibwira abantu, si ngombwa kubitangaza. Hari ibintu bitse mu mutima, hari ibanga ifite, hari ibanga yahisha abantu, hari ibanga yahisha abarozi, hari ibanga yahisha abanzi, hari ibanga yahisha isi. Izi ibyo yibwira izabagirira, ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza, kugira ngo ibarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Hari ibyo yavuze ngo kugira ngo ibaremere ubundi buhamya bushya. Yashyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu, erega Mana icyo gukundira nuko utameze nk'abantu, erega Mana icyo gukundira we nuko utameze nk'abantu, washyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu. Haleluya. Elizabeth amaze gusamira, yari amaze imyaka myinshi atabyara. Uwamubonaga agenda bati uzapfa utyo, upfuye utyo. Ariko Marayika yari yasanze Zekariya, aramubwira ngo uzabyara umwana yitwa Yohana. Bivuga ngo iryo jambo bari kumana mu mutima. Haleluya. Kandi witwa Zekariya. Iryo jambo bari kumana mu mutima nk'ibanga. Bukeye Bikiragi araceceka kugira ngo atavuga ibitavugwa, kugira ngo atavuga igihe kitari cyagera. Hari ibintu dufite twavuga noneho abantu bakatwita abasazi. N'ibyo tuvuga ntibabyemera byose, ndetse ntibabyemera bose. Hari igihe abantu badufata uko badufata, ariko hari ibindi tugenda tuzaba Imana izakora kandi nibeshya kandi izakora. Umunsi babonaga ngo Yohana yavutse, baravuze ngo uyu mwana azabiki, uyu mwana bacecetse, uyu mwana bagendanye amezi 9, uyu mwana azabiki. Mbese Sandrine azabiki, ese Zekari azabiki, ese Murafa azabiki. Ko tubona nonaha, ko tubona baririmba nonaha, haleluya, ko tubona bameze gutya nonaha, ko babona amavuta nonaha, ko mbona ugeragezwa bingana gutya kandi ntupfe, ko mbona Shetani akurwanya ariko ntupfe, ko mbona urwara ariko ntupfe, ko mbona urogwa ariko ntupfe, ko mbona ugeragezwa ariko ntupfe. Ubundi uzabiki. Haleluya. Ubundi uzabiki. Ko abanzi babenshi bakurimbure. Tirazo. Haleluya. Kandi probe voya. Kuki urwanwa ntupfe, kuki urwana cyane utarivuga, kuki urwanga ntupfe. Ubundi uzabiki. Kibakurora ntupfe. Ariko Murafa uzabiki. Haleluya. Ubundi uzabiki. Ndimo ndabyumva. Wana mugani zabiki. Ariko ibintu waciyemo, ko tubona abantu baciye mu bikomeye, ibintu unyuzemo, ibintu uciyemo wa mubyeyi we, ibintu uciyemo wa mugabo we, intambara unyuzemo, ubundi uzabiki. Imana ihabwa icyubahiro. Ubundi uzabiki. Ntabwo numva ikintu uzaba, kubera ko wakabaye warapfuye, ibyo biba byararangiye, uba baribagiranye, baba kwibuka nk'abandi, imva zarameze ibyatsi. Ubundi uzabiki. Ubundi uyu mwana azabiki, ubundi uyu mugabo azabiki. Wakuze byanga kwanga ntupfe, bagutangira ikivuga ntiwapfa. Ubundi uzabiki. Haragutaye undi bagikubitse mwiki Wilima and the Costa. Haleluya. Ubundi uzabiki. Haleluya. Unuva ikintu uzabiki. Kuki batuvuga Imana ikagutoragura, kuki Imana yagusanze hariya hantu, kuki Imana yakurindiye hariya, kuki Imana yakugize ugomba kubaho. Ubundi uzabiki. Washyize ibanga ryanjye nawe Kure y'amaso y'abantu, washyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu, washyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu. uzabiki.
ibihe ntidashobora gukuraho icyo yavuze. Oya. Ibihe ntibizakumare imbaraga z'umutima. Imbaraga z'umutima. Ariko ibihe bikakumara. Imbaraga z'umutima. Ibihe bikakumara. Imbaraga z'umutima. Iyo imura abatware akimika abandi mu gihe cye, nta na kimwe kimunanira ajegiye. Iyo wambaye ubushwambagara yakwambika umwenda w'igitare, nta na kimwe kimunanira ajegiye. Gatera unaibuka akaonisha alikomeye kana kimwe kimunanira arashobora niurema mudahindura akaonisha alikomeye kana kimwe kimunanira arashobora. Bashumba Karame. ikintu gitangaje bivuga uburyo twahuye turi abanyamateka, uburyo hatabayeho ngombwa mwahari rundi wakanga Wavuze se. n'ubundi wanamuganira Nzabiki. Ubundi uzaba iki nyine? ko kantu kanze kunshira Ko wakoze impanuka abandi bagapfa ugasigara. Ko warwaye indwara zishe abandi wowe ugasigara. oya none n'ibintu bavuze bimwe na bimwe byari byo ariko ntibyakunda. Ariko Uzaba iki? Hari umuntu bahaye itike ngo yisubire mu cyaro Kigali yamunaniye. Ariko ngo i Kigali ntabwo nzayivamo, nzayubakamo, nzayitwariramo imodoka, nzayibyariramo abahungu n'abakobwa, nzatura muri uyu mujyi. Abwira uwamuhaye itike ngo ntabwo uyu mujyi nzawuvamo, nzawubamo nawe bazakiruka. Haleluya. Afashijwe nibo baza. Ubundi uzaba iki pasa? Sinzi icyo nzaba. Ntari icyo nzaba. Suzi icyo uzaba nari icyo nzaba. Harimo amagambo abiri. Sinzi icyo Imana iteganyiriza kugira ngo ariko ntari icyo nzaba. Ariko mureke mbabwire, Imana yatumye Rusi abona umugabo w'umukire mu mujyi, nta nubwo ari muri karitsiye, mu mujyi hari abakobwa. Iyi Mana njye naje gusanga imibare yayiteye ubwoba. Rusi akaba ari nyirakuruza wa Yesu. Icyo kintu uri kucyumva? Wibaze umuntu w'umupfakazi wapfakaye nta n'umwana afite, agashakwa na Bowazi ari umukire. Iyi Mana ifite fenomene yayo cyane, uburyo ikoramo ibintu byayo. Iri teraniro riramfashije. akantu wavuze ngo iyeriko haridutse, Iyeriko umunsi hariduka, ngo buri wese ngo yinjira aho yari ijambo aravuga ngo buri wese yinjira aho yari ahagaze. Imana iza gutabara ntabwo izareba ko ubitse diporome cyangwa utayibika. twagiye Ntabwo Imana niza kuguha visa, ntabwo izareba. Reka mbabwire, iyi Mana akandi karembo baturinde kavuga ngo ari ukwatwika ngo twagize gute.
gashyiremo twerekere inyuma ye umunani bituvugana agafaranga ndatwika ndatwika ndatwanya gusa ndamenagura kashyiremo umunani ndatwika haleluya 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 igitego cy'ijoro nikizanira ubwoba ugenda twika agasenya kuko izina rya Yesu rirakomeye ugenda twika agasenya kuko izina rya Yesu rirakomeye ugenda twika agasenya kuko izina rya Yesu rirakomeye turakomeye haguruka komeza izuba ryawe rirarashe manura inanga uririmba ishimwe ry'Imana yawe yataye kuri ibicumuro byawe sigaho gutinya amateka ushira ubwoba uririmbe imbabazi ze haguruka izuba ryawe rirarashe manura inanga uririmba ishimwe ry'Imana yawe mumenagure ubwoba ni umwanzi wo kwizera ubundi kitanagira intwari intwaro imwe yitwa ubwoba mu bantu bose bakomeye mu ijambo ry'Imana Imana yababwiraga ngo haleluya kandi ntuguke umutima reka nkubwire intwaro ya mbere umufilisitiya yatsindishije abayisiraheli intwaro ya mbere umufilisitiya yatsindishije abayisiraheli ni ukubabwira ngo mwitore nk'umugabo umwe muri mwebwe aze turwane. Ntabwo abantu baramenya intwaro umufilisitiya yakoreshaga ubundi we yari abizi yuko kunga ubumwe kumara ubwoba noneho akavuga ngo mwitore nk'umugabo umwe muri mwebwe aze turwane. Reka mbabwire indi ntwaro yatumye abayisiraheli batsinda. Barwaniriraga icyubahiro cya Isiraheli. Igihe cyose Sawuli yagiye kurwanira icyubahiro cya Isiraheli, yaravuga ngo umufilisitiya usuzugura ingabo za Isiraheli. Reka mubwire gutsinda kwa Dawidi uko ari kuri.
gutsinda kwa Dawidi kwari kwishe mu izina ry'Imana ya Isiraheli. Dawidi aravuga ngo njyewe nguteye mu izina ry'Imana ya Isiraheli wasuzumye. Igihe cyose Isiraheli yarwanaga igatsindwa ntiyigize imenya gutsinda kwayo kuri. Batsindwa kubera ko barwaniraga icyubahiro cya Isiraheli. Dawidi umunsi yagiye kurwana mu izina ry'Imana ya Isiraheli. Reka mbabwire mushuko kurwana mu izina ry'Imana ya Isiraheli bigwa gushira ubwoba. Umunsi w'ingoro urushishi rwagiye ku mugongo w'ingona byambuka ikiraro kirategeta. Yaje kiravuga ati nyewe n'inzovu ibintu dukoreye kira muzabyumva mu mateka. Urushishi n'inzovu begishyize hamwe byanyeganyeje ikiraro urushishi rugere hakurya. Uravuga ngo ibintu nkoreye kiriya kiraro rero n'umugabo witwa Nzovu nta kiriya kiraro kizahenda gicika kibyibuka ibintu tugikoreye. Yaravuze ngo ibihe byangezeho bintera kwiheba nareba imbere yanjye ntabona umwijima nibwo kugira ubwoba ntabwo wambwiye ko bazasigaje nyine. Mbese urihe mbese urihe mbese urihe mbese urihe geraho nshobewe ncitse intege niko mubibwiwe ndibwira iti uru rugendo rwawe igihe warutangije inange uzarusohoza amahoro ayiguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ayiguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba urarinzwe ntacyo uzaba uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. Reka nkubwire ku muntu uhetswe. Ubundi umuntu uhetswe na ambulance ntabwo polisi igihagarika ambulance cyangwa imodoka ihetse umurwayi mbibwira umurwayi ngo nawe uryamye zana ibipapuro byawe. Ibipapuro bibaza utwaye n'abaganga bari muri iyo modoka. Ariko kumva umuntu uhetswe ngo iyo kera abanyarwanda bahikiraga umuntu mu mujishi bagaheka iyo babahagarikaga uwo bahetse ntabwo yajyaga atanga ibyangombwa cyangwa wagira icyo mubaza babaza uhetse. Abahetse nibo batanga ibyangombwa ariko uhetswe nta kintu ajya iyo bava niyo bajya. None se ubu tuzi igisobanuro cyo kwekwa n'Imana. Ubundi turi mu mugongo w'Imana. N'umwango bibera ngo ibyo tunyuramo byose Kristo yamajije kubyishyura. Buri kintu cyose gifite icyo kikwishyuza ukibwire ngo we don't ask kandi ukibwire mu Cyongereza. Ukibwire ngo wigire icyo ubaza kandi gihagaze imbere yawe ukibwire ngo azi uri uje kandi urambaza njyewe urambaza kandi nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. urarinzwe nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. nguhetse ku mugongo ntacyo uzaba. nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. Hari ibintu utazahabwa n'igisokuruza uvukamo uzahabwa n'imbaraga z'Imana. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo iyo Mana twizeye yimura imisozi itabimenya. Bavuga kuri ako kantu ko kwimura imisozi. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Abantu uzi ukuntu byagenze mu Kuva 13 ngo iyo nkingi ntabwo yajyaga iva imbere y'Abayisiraheli. Ngo ku manywa yajyaga ihinduka inkingi y'umuriro, ku manywa igahinduka inkingi y'igicu. Ngo Imana isezeranya Abayisiraheli irababwira ngo sinzigera mva imbere yanyu n'umunsi n'umwe. Umva ukuntu muri Kuva 14 Bibiliya irambwira ngo ya nkingi yajyaga iva imbere yabo igihe cyose ngo irimuka inyuma yabo. Mana we
ngo ijya inyuma yabo kandi ihajya itavuganye na Mose, ihajya nta muhanuzi bibwiye. Isezerano Imana yari yarahaye Abisirayeli ni iryo kubajya imbere gusa, iryo kubajya inyuma ntabyo yigeze babwira. Bihereze Imana icyubahiro. Ariko pastor kumva yabaga ubumva inkingi y'igiciro ibintu bitatu yakoze yewe murakivuze bitatu muriro undi bageze ku nyanja yego ntabwo bari mukamenya igisobanuro cy'iyi nkingi yego bari bakabimenya. Ubundi ngo yabajyaga imbere igakora ibintu bitatu. Yego. Icya mbere ngo yabayoboraga inzira. Icya kabiri nijoro ngo ikababera umuriro ikabamara imbeho. Ku manywa ikababera inkingi y'igicucu izuba riribica kuko bagombaga guca mu nzira zikomeye. Yego. Ariko ni mu bintu byagishe muri iyi nkingi. Bageze ku nyanja yego hari ibintu bitatu byababayeho. Buri muntu wese wari uhagaze ku nyanja itukura yahise abona urupfu. Icya kabiri yahise abura Imana mu bitekerezo. Icya gatatu yahise abona ko Imana idashoboye. Wibuka amagambo babwiye Mose, baramubwiye ngo Imana yawe nawe Mose muje kudutsinda. Iyo muturekera muri Egiputa ntitugera ariko igicu kirahari. Reka mbanze ntaravuga ku gihe. Mbwira umuntu wihebye mubwire ngo buretse kumva amajwi, buretse kureba ibintu bikuri imbere, wibiha agaciro, igicu kiracyahari. Imana yawe icyubahiro. Igicu cyatumye ugera aho ugeze, igicu cyakuyoboye cyagiye, igicu cyagusimbukije bya bintu, igicu cyagucishije muri bya bikomeye kiracyahari. Noneho kugira ngo Imana ibereke ko ari Imana ishobora byose, igicu cyakoze ibintu bitatu. Bivuge Yego. Ijambo rya mbere, igicu cyahinduye icyerekezo. Igicu cyahinduye icyerekezo. Ubundi hari ibintu bitatu bikubwira ngo Imana iraje. Hari ibintu bitatu bikubwira ngo Imana yaje mu kibazo. Ijambo rya mbere, Imana iraceceka ntiyongere kuvuga. Turavuga Imana ikora itavuze. Iyo Imana yacecetse yego nta mpamvu yo kuvuga ko iba yaje mu bikorwa. Yego. Ibihari. Iba yaje mu bikorwa. Ndaguha urugero, ntabwo Imana igeze ibwira Saduraka, Meshaki na Abedenego ngo ndabatabara. Oya, yari yageze mu muriro. Ariko zikorera umukobwa witwa Esiteri yasenze, yamara gusenga akajya imbere y'umwami ntajwi yumvise. Reka. Ubundi mu gitabo cya Esiteri niho harimo Imana itavuga, ahubwo iri gukora ibitero. Cyane. Igitabo cya Esiteri kugira ngo Imana yaje mu bikorwa. Icecetse. Iraceceka. Amen. Kuko nta mpamvu yo kuvuga kandi iri mu bikorwa. Icya kabiri sukuma. Inzira zose watekereza irazifunga. Uzi impamvu? Amaso yacu akenshi akunda kubona inzira zigaragara. Kandi mu nzira zirenga igihumbi inyinshi ntizigaragara. Akenshi Imana iciye mu nzira watekereje ubyitirira undi muntu. Niyo mpamvu inzira zari zihari zose ujya kubona ukabona zirafunze. Imana igiye kurema inzira utatekereza. Amen. Irimo. Amen. Icya gatatu, iyo Imana yaje mu bikorwa ni igutegeka, hari ibyo igusaba. Ujya kumvira kubwiye ngo nzanira Isaka. Ujya kumvira kubwiye ngo uhereye umunsi ngo baga umwana w'intama umubaga umuteka mu 12 kuva. Donc igusaba n'ibyo utafite. Uzi impamvu? Abo kugira ngo ukuremere utazavuga ngo nanjye yahereye kuri ubu. Bageze ku nyanja Imana ihindura icyerekezo. Iteka ryose Imana ugiye gutabara umuntu ihindura icyerekezo. Uwari wakubwiye ngo ndaguha miliyoni 5 mu kanya arakubwira ngo nanjye mbuye n'ikibazo diligence. Nawe ufite yambi. Iyo akubwiye ngo humura nzagendera nawe tuzabana, kanarahira ati ndahiye abana banjye sinzagute. Iyo washize umwanya arakubwira ngo nanjye ubwanjye byanyebeye irwanira. Iyo Imana yahinduye icyerekezo ntukagaye abantu bagutaye ku nyanja. Imana yahinduye icyerekezo. Arakubwira ngo kugira ngo yagumane za niyo modoka wibona. Cyane. Igicu kigiye guhindura icyerekezo cyo ashaka kuvuga. Igicu kigiye guhindura icyerekezo. Hari abantu babona icyerekezo cyabo cyifunze. Impamvu nuko Imana ihinduye icyerekezo. Imana ihinduye icyerekezo. Aho si Imana igiye guca, Imana igiye guhindura icyerekezo. Icyo ni ikintu cya mbere igicu cyakoze. Simbarambiye. Murahari bavandi? Turahari. Sukuma. Ntabwo nzi igifaransa cyinshi ariko hari ijambo bavuga ngo il faut reculer pour mieux sauter. Il faut reculer pour mieux sauter. Ni ngombwa gusubira inyuma kugira ngo ubashe gusaba neza. Imana mu gicu havuye mu ijwi yababwira ngo urugendo rwo kujya inyuma rurahagaze. Rwo kujya imbere rurahagaze. Nimusubire inyuma.
abategera ko bagiye kwambuka no bapfira rimwe mu mitima. Iyo ugiye gusimbuka kuri Imana yica no twaba ufite. Reka mvugirije hari abantu Imana ihombya kugira ngo hari abantu Imana yimafiza kugira ngo bazasimbuke kure iri fore kiri premier sote. Hallelujah. Hallelujah. My God. Icyakabiri igicu cyakoze yasubije inyuma urugendo. Igicu irabwira ngo nimusubire inyuma maho gato. Kandi ntabwo basubiyeho metero nke, basubiyeho metero 3,000. Isobanura ngo ni kilometero 5. Mvuge ngo amen. Amen. Uze gusoma no 14. Mukufu. Yego. Harimo ikintu cya gatatu Imana yako igicu cyakoze. Muri iki gicu babonaga ari igicu ariko hahoragamo marayika. Yego. Uyu marayika yitwa Mikayeli. Mikayeli ni hatari kabisa. Ubu nari kuvuga ishuri rye Mikayeli amaze kumanuka mu isi ariko reka nivugiriye muri iki gicu hari no marayika Mikayeli. Marayika Mikayeli azaryara ntabwo Mikayeli ajya amanuka kuza gutanga message aza kurangiza intambara. Yenda tashe none wamugana kandi abikoza byavuze. Ntabwo Mikayeli aza kunegusa bakaraka. Ntabwo Mikayeli aza kuvuga ngo Uwiteka arantu. Ntabwo Mikayeli aza kuvuga ngo urumva ngo mpagara imbere y'Imana ngo nzanye umwana witwa ngo Yesu ngo nzanye Yohana ngo kubwo rurimi. Ibyo bivuga umumarayika witwa Gabriel. Yego. Mikayeli. Iyo Mikayeli yaje arashwanya gusa. Mikayeli yaje mu gicu barimo batabizi. Wila le konti. Hallelujah. Yandi burudisha nikirukaruka yo. Yandi burudisha nikirukaruka nikimba. Ai nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri. Mama ninayodhiki yanifanya niwe jasiri. Jani kurudisha nikirukaruka usana. Iyo marayika agiye gukora witwa Mikayeli hari ibintu bibiri abanza gukora. Ijambo rya mbere abanza kwereka abanzi bawe ko batsinze. Mikayeli ashokana. Abanza kereka umurozi ko ibyo yaguhaye byakurangiye. Yego. Arabanza akereka ko wakugambaniye ku kazi ko ibyo yakoze byarangiye. Niba ari ugusezerera ukayibona. Arabanza akaziri ku rubya ukamara imyaka 5 utarabyara. Arabanza akabajijisha. Yego. Akagira ngo batsinze. Igihe abanyegiputa bonaga Abisiraheli bagarutse babyimye insinzi. Baravuga ngo barizanye. Ya Mana yabo yabashutse. Ariko ya Mana yabagize gute? Ariko yari mu kazi. Yari mu kazi. Yego. Nuza gusoma umurongo nakubwiye kuva 14:24 aravuga ngo mu gicuku cyanyu. Sukuma. Ya Mana yari itamuye mu nkingi ariko uzi ko ari nyamsoma birabajyamo na filime ngo iritamuza mu nkingi y'igicu. Ni cya gicu ngo irangije ngo byo ibireba ikintu cy'igitsure ngo bicika n'igiko. Ariko mbere y'igitsure umva ibintu byabaye. Sukuma. Igicu cyasubiye inyuma kirongera kirabayobora. Hagati y'Abisiraheli n'Abanyegiputa ikintu cyakirimo gusa ni igicu. Amajwi barayumvana. Abisiraheli bakavuga n'Abanyegiputa bakavuga bakumva na bose. Ariko mu gice Abisiraheli bari batamenye ikintu kiri. N'Abanyegiputa bari batamenye ikintu kigize guteshejemo. Dore ibintu bibiri byabaye. Ku Banyegiputa ngo habaye umwijima w'igikorwa. Ku Bisiraheli ngo umucyo uraka. Hallelujah. Umva ibanga riri mu gicu. Umvuge cyane ngo amen. Uruhande rumwe umucyo. Urundi ni umwijima. Yego. Ingabo za Farawo zicika intege. Ingabo za Farawo zicika igikuba. Aha. Mu gicu ngo wagiye kubona ngo havamo marayika mbere ko wacikamo igikuba. Yego. Ngo aragenda ajya mu mavitensi y'amagare. Aragenda ajya mu bintu bya mekanike aragenda acomora acecetse. Yego.
banza mudahari acecetse kandi igicu ntabwo cyahindukiye yego noneho ariko ndafashije bivuga ngo amagare akururika bigize gute biruhanije yego umunyegiputa akabwira undi ategetse ku igare ryanjye naje arizima byagenze gute undi ati nanjye sinzi uko bigenze ayo majwi Abisiraheli barayumva ayo majwi Abisiraheli bagira gute barayumva ni musoma ntabwo Mose Joshua ntabwo bamuvuga kuva muri Egiputa kugera muri izi nzira zose ariko yagize umumaro kubera iki Imana yamutoranyije ubundi Imana ibwira Mose ngo nturanyiza abantu 12 bajya gutata igihugu hari abantu babiri yavuze amazina yaravuze ngo nturanyiza Kalebu na Joshua abantu bavuze amazina ubantoranyiriza bajye gutata igihugu ese kubera iki Imana yavuze Joshua ikamuvuga mwize aha muri iyi situation Joshua yari umugabo utagira ubwoba ngo yumva ibyo bintu bavuga amenya ko Imana iri kumwe nawe mvuge cyane ngo amen iki gitangiye kubasunika Abisiraheli batangiye kwitotombera Mose Joshua ngo yaraje abwira Mose mwibanga aramubwira ngo Imana yakohereje hano niza urishinga amajwi y'abantu Imana amuvugana bari bahari Mose atuye genda uyibaze ibintu bibiri uyibaze ngo urugendo rurakomeje cyangwa rwahagaze icya kabiri uyibaze ngo uri burwane cyangwa turwane dufite turwana kuko turabantu b'abagabo igisubizo iguha edame igisubizo uguha uzukitubwira kuko turabantu b'abagabo ntabwo tumanika ngo kamemo aho tuvuye turahara genda uyibaze ngo watsinzwe niho Mose yagiye kubaza Imana agitangira gupfuka Imana yamubwira ngo iki gitumye ntaki niki ubundi niki gitumye ntaki sokuma kana professor haleluya iramubwira ngo genda ubwira Abisiraheli ngo nibakomeze bagira gute bagende barajyaye kandi igicu cyahagaze sokuma genda ubwira Abisiraheli ngo bakomeze bagira gute bagende iyi Imana ivuze yewe turatashe none ndabyumva mwanyita ngo amen Bibiliya ngo basunitse amagare rero bayasunitse banza mudahari basunitse amagare bira naho marayika yabirangije Abisiraheli barabyumva yego hanyuma ndakwibutsa ko mbere yuko inyanja icika Mose bari bataramwemera neza inyanja itaracika hari abantu batarakwemera igicu cyihindurije hari abantu bagusuzuguye igicu kitari cyahindura icyerekezo hari abantu bavuga ngo warayobye inyanja itari yasaduka hari ibintu batari bemera neza reka mvuge iki ngiki Imana ije kwambutsa inyanja n'abatemeraga bagiye kwemera akira songe ngo mvuga ku gicu igicu kirabasunika nicyo ngiye kubagira yego igicu cyasuye imbere y'Abisiraheli bamaze kwambuka inyanja ubundi cyakomeje inyuma yabo kirabasunika cyaka inyuma haba umwijima uwo nasomye kuva 24 mu gicu ku cyanyuma kuko ngo ari umwijima w'igikoba aho kuba Egiputa hanyuma ngo Imana yabacogoza Imana ibwira Mose ngo rambura inkoni gusa utagira ijambo uvuga naratanga haleluya barambuye inkoni hari umugabo witwa Datani Kora na Biramu abantu bize imibare bari abantu bize geography barebye ku ndiba y'inyanja babona profondeur ni kilometero 2000 baravuga ngo nimva Imana ducukuriye bakivuga iryo jambo bakivuga iryo jambo hari ijambo Imana itakwihangana hari ijambo bavuga ku buzima bwa Imana n'iyihangana hari ijambo bavuga Imana igahitaho hari ijambo bavuga Imana igahitifayo hari ijambo bavuga Imana adeni kosike bavuze iryo jambo umuyaga uva iburasirazuba umuyaga uva iburengerazuba uva amajyaruguru haleluya umuyaga ibintu birindwi reka mvuge bitatu ijambo rya mbere wafashe ubutaka muri kilometero 2000 uyu muyaga uzamura ubutaka manyitaje cyane ngo amen umuyaga uzamura ubutaka amaso y'ababireba umuyaga uzamura ubutaka umuyaga uzamuye agaciro umuyaga uzamuye ipfuye umuyaga uzamuye ubuzima umuyaga uzamuye kubaho umuyaga uzamuye gukiza umuyaga uzamuye amahoro n'Imana kote uyu muyaga uzamura ubutaka muri kilometero 2000 profondeur urabuzana ubwegereza Abisiraheli ijambo rya kabiri uvuge cyane ngo amen umuyaga ufata inkingi z'amazi urazihagarika neza amazi ahinduka inkingi biredosoroma mu nyanja bamurya ibintu bikomeye abamo amafi bitazashaka za barene amafi akajya agataka abo bantu n'abahemwa ariko ntapfu muri gikuta abantu bagakora ariko amazi ntashoka umuyaga ugiye kuba ku rukuta hari imbaraga zigiye kuba ku rukuta ibintu bizakureba ariko ntibizagukora ibintu bizakureba ariko ntibizakwegera haleluya icya gatatu soza mvuge ngo amavuta umuyaga wazanye umuriro
urangije uhita utwika ukora kaburimbo. Mwatashe cyane kugira ngo kaburimbo reka wenda ne kuvuga ibindi ariko reka mvuga icyaka. Umuyaga niwo wubatse inzira mu kanya gato. Muraharira turahari ni nawo ushenye mu kanya gato, nta wundi muntu uzubaka iyo nzira. Hari inzira Imana iremeye abantu, hari inzira Imana iremeye abantu, nta murozi wayiroga, nta mudayimoni wayishobora, nta byaha byayishobora. Edira inzira cyane abantu. Amen. Inzira ntawe wabwiye ngo nimuyigendemo, bahise babona ko inzira ibonetse mu izina rya Yesu. Reka mvuge umuntu Miriyamu yari mushiki wa Mose, ariwe Mose akurikira. Ariko murahari bavanga ntiyigeze yemera Mose. Hari abantu batigeze batwemera ngo Miriyamu ageze mu nyanja hagati aravuga ngo bavandi iyi Mana ya Mose musaza wanjye ndayibonye wahita aririmba. Aravuga ngo bababwire ifarashi n'uwihetse ibiroshye mu nyanja. Reka tuvuge iki ngiki, hari abantu bagiye kuririmba bitewe n'ibitangaza Imana ikora. Haleluya, haleluya. Hari abantu bagiye kuririmba bitewe n'ibitangaza Imana igize gute ikukoreye. Urongera wikimara Shirugoba Ima Ibabasis. Oh Shirugoba Ima Irakurakoye Shirugoba Amen. Hallelujah. Hallelujah. Usifadhaike. Amen. Usifunyike moyo. Shida ubo. Hallelujah. Amen. Satani yaratsinzwe turabihamya, abamukorera barushwa bose. Umugabo w'abandi k'umusaraba, izina rye ni Yesu. Yatsinze Satani, yatsinze Satani, yatsinze Satani, Satani n'akajya. Haleluya, haleluya. Umukiza Yesu yaramunesheje, muze twishime tunezerwe, Satani yatsinzwe. Amen, haleluya, 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 wishima, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya. Inyanja urayambutse, inyanja turayambutse, inyanja turayambutse. Abandi twatinze mu kurema n'itsinda kubizi mu ijoro ryo ndagasoje. Nitugera mu ijoro nta kintu tuzakora, ni ukurira Imana tuyiramya, tuyihimbaza. Ingaruka nzabwira indirimbo ebyiri tuzaririmba tugera mu ijoro. Tuzaririmba indirimbo ebyiri, mirere na mirere, forever and ever. Tuzaririmba indirimbo zingahe ebyiri, hanyuma sinyoberamo nuko ibya Yesu ari mu rugo iwacu. Haleluya. Ariko mbabwire, inyanja turayambutse mu izina rya Yesu. Inyanja urayambutse mu izina rya Yesu. Inyanja y'ibyaha urayambutse, inyanja y'ibibazo urayambutse, inyanja y'uburwayi urayambutse. Haleluya, haleluya. Rangurura maze utangariza abafite intimba we, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, ufite Imana itabara abantu. Rangurura maze utangariza abafite intimba we, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, ufite Imana itabara abantu. Wanshobotse mu kuririmba kandi ariko uzangisha kuririmba iyo muririmbye ndafashwa. Amen. Reka
nanjye ukopeze kurinda curangaho gatoya isogo bamwe dusoze dusoze sawa nakakora imwe gake baramubwira navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka. Ndashaka kuvuga gusa iyo yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye kandi umukunzi wanjye azahagarara mu isi. Reka mbwira abantu ngo inyanja irakamye, Imana iciye mu inzira kandi Imana mwategereje irigaragaje mu izina rya Yesu. Amen. Ngejeje hano afite abadayimoni